turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV show. We wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane, uri ingenzi kuri twebwe. Nawe utarayikora aho uherereye hose ndagusuhuje, waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ya diaspora. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda baye ikaze muri iki kiganiro. Bakunzi ba Nkindi Family TV show, nukuri ndabakunda, muri abantu b'agaciro cyane. Iyo dushyizeho video tukabona irebwe n'abantu barenze umwe, nukuri biradushimisha. Ariko nanashishikariza umuntu wese ufungura iyi video atarakora subscribe kuyikora, kugira ngo ajye abasha gukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho bya buri munsi, kuko ibiganiro byacu nakagaruka. Uyu mwanya tugiye kuvuga kuki. Mbere na mbere ndabanje nzambisegureho, ntago meze neza, ngira ngo murabibona ko mumenyereye. Mudu mumenyereyemo ntabwo ari iyi ngiyi, ariko ni impamvu z'umubiri n'ubuzima bitameze neza. Ariko ndabizi ko icyo tugambirira, message tugambirira gutanga cyangwa icyo tugambira kuvuga kiri bubagera uko byamera kose. Ni mu ijwi ritoya, ariko ndabizi ko biragenda neza. Ndwaye, maze igihe ndwaye grippe, abantu tumaze iminsi dukora ibiganiro murabizi. Gusa iri koroha nubwo bitari cyane, ariko uko bisa kose hari ikiri kugenda kigabanukaho. Ntabwo uko byari bimeze ariko bikimeze. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga kuki, niki kiri kuri social media, niki kiri kuvugwaho, niki kidasanzwe, niki cyabaye, mbese habaye iki. Duherukana turi kuvuga ku bukwe bwa Pastor Mutesi, mbabwira ngo ndahari, ndahababereye, kandi ngira ngo ibyo nashobojwe bitewe n'imbaraga zari zari uko zanganaga nibyo nabahaye. Ibyo ntabahaye nibyo ntari mfite, ko numva nta kintu nakima abakunzi banjye, abafana, abakunzi ba Nkindi Family TV show, ndabakunda. Icyo ntabaha nicyo nafite, ikindi ntabaha, icyo ntabaha nanone ni uburozi, ariko ibindi byose nabibaha. Abantu mu bukwe bwa Pastor Mutesi hari abagiye bampamagara, hari abagiye bambaza, hari abagiye bavuga ati se kiriya gikombe Pastor Mutesi yatanze ni igikombe bwoko ki? Mbo nta busobanuro yigeze agitangira, ariko ukurikije abantu bamwe uko bavuga ati se uriya Ferdinand aruta abagabo bose Pastor Mutesi yashatse, ku buryo abonye ari we ugomba guhabwa igikombe. Ati uwari guhabwa igikombe ati ni umugabo wa mbere wamukuye mu busugi, ati niwe wari guhabwa igikombe. Abandi ati hoya, ariko ubukwe bwose, ubukwe ntabwo bugira formule. Ubukwe bw'umuntu bitewe n'uko yabiteguye ntabwo bugira formule. Hariya hatanzwemo impano nyinshi, hatanzwemo n'icyo gikombe. Byarashobokaga ko yari kureba ibihe yanyuranyemo na Ferdinand. Pastor Mutesi yaratutswe, yatewe amabuye menshi, yavuzwe inkuru nyinshi, izirizo izitarizo, ndetse na Ferdinand ari uko rugeretse, umwe avuga undi akavuga, ku buryo utari kubona ko utabona ko hatari kugaragaramo impungenge. Buri muntu wese ku giti cye, yaba Ferdinand yaba Pastor Mutesi, buri wese yagombaga kugira impungenge. Tese ibintu bikumvugwaho, uyu mugore wanjye azabyihanganira? Umugore nakagira impungenge, tese ibi bintu bimvugwaho ko nagira ibanga, ko ikintu cyose kibaye mpita nyivuga, ko ari njye wijyanira amakuru kuri social media. Murabizi twarabimushinzaga, kandi ni nako kuri. Niwe wizaniraga amakuru, ayo dukeneye kumenya, ayo twavugagaho menshi niwe wabaga wayitangiye. Ariko uyu munsi se ko atigeze avuga ku bukwe bwe ngo avuge dote tukabimenya igihe ashakiye ko tubimenyera, ko atigeze aza ngo avuge ku itorero azasengeramo uyu munsi ko bikiri ibanga ku mutima we, hari icyo twabonye cyo kuvuga. Rero byarashobokaga ko buri wese yari kugira ingingimira mu mutima we, cyangwa akagira impungenge ati ese ibimvugwaho uyu mufiyanse wanjye azabyihanganira? Rero Pastor Mutesi ntekereza ko mu bintu byose yanyuzemo, kandi yacanyemo na Ferdinand mu gihe kingana n'amezi 2 atambutse, na 2 ndumva ni 1 n'igice, hagati aho ngaho, hagati y'ukwezi n'igice n'amezi 2, ibintu banyuzemo kuva aho tumenyeye ko bakundana, tumenyeye ko bari gufiyansanya, tumenyeye ko bavuye mu murenge.
havuzwe ibintu byinshi kandi bitandukanye. Rero Pastor Mutesi ashobora kuba yaragiraga impungenge avuga ati ese ibi bintu bimvugwaho umukunzi wanjye azabyihanganira? Ferdinand nawe ati ibi bintu biza bivugwa, nateye inda abakobwa, nabyariye abagore muri Mozambique, mfite abagore nabyariye Rubavu, mfite abo nabyariye ku Kibuye, mfite abo nabyariye Gisenyi, ahantu henshi hatandukanye. Pastor Mutesi azabyihanganira? Rero bishobora kuba aribyo byakoze Pastor Mutesi ku mutima, agatanga igikombe akagihereza umugabo we kubwo kumwihanganira. Ikindi, hari procedure nyinshi zigenderwaho iyo bagiye gutanga. Abandi bati yatanze igikombe batanga mu mupira w'amaguru, kiriya gikombe nicyo bahereza amakipe yatsinze mu mupira w'amaguru. Ntabwo byanditseho ngo ibi ni ibikombe by'umupira w'amaguru, bitewe n'igitego umuntu yatsinze ari ikihe, umugenera igikombe bitewe n'igitego yatsinze. Rero Pastor Mutesi niwe uzi impamvu yahaye umukunzi we igikombe, tutagiye kwirirwa tujajinga ibitureba n'ibitatureba. Pastor Mutesi niwe uzi impamvu yahaye Murindwa Ferdinand igikombe. Rero ntibitureba, buri bukwe bugira formule yabwo. Ushatse hari n'ababukora bagera igihe cyo guhana kado, umwe agafata ku byo yari asanganywe mu rugo, undi agafata ku byo yari butahaneho, bagafungirana bagaherezanya bitewe n'impamvu z'ubushobozi. Rero ahantu hari ubushobozi ntabwo twajya kureba tuvuga ngo kuki yatanze igikombe, kiri mu bushobozi bwe. Ikindi, afite impamvu yagitanze, tutagiye kujajinga umutima wiwe ngo kuki yabikoze uku nguku. Ni uburenganzira bwe kandi arabyemerewe, ni uburenganzira bwe rwose. Natwe twari dushaka gukuririza ibintu, usanga ibintu twabikweduye twabigize birebire byabaye plastique. No, ibintu umuntu yatekereje atatugishije inama, ku ntekerezo ze, ku mahitamo yiwe, rwose numva atari ibintu bikwiye kuba ikibazo muri sosiyete. Abandi bakavuga ngo kuki Asiya, mama Pasiteri Uwanyana Asiya atagaragaye mu bukwe. Hanaziramo na Sabe, hanaziramo na Chita, hanaziramo na Gafaranga. Numvise ari abantu bakunzwe kuvuga ngo ko niko Gakundi Sabe ayoboye, ngo ntabwo bigeze baza mu bukwe. Ntabwo umuntu wese uko yatumiwe ari ngombwa kuza mu bukwe. Abantu bagira impamvu zitandukanye, umuntu yarwara se, umuntu yagira izindi gahunda nawe zihuriranye n'ize, kandi abona ize zahuriranye atari ngombwa ko zisubikwa, ukiyegisikiza ku nshuti yawe. Ikindi, Sabe turabizi ko atari mu Rwanda. Gafaranga yavuze ko atatumiwe, ntabwo wataha ubukwe utatumiwemo. Uwo tutazi ni ide ya Chita, kandi Chita nawe turabizi ko ari umuyemusi, kandi umunsi wo ku cyumweru no ku wa gatandatu dusanzwe tuzi yuko ari bwo amakwe menshi akunda kuba muri weekend. Rero ntabwo ubukwe bwa Pastor Mutesi bwari kubuza Chita kuba yajya gukora kwemusinga ahandi mu bundi bukwe, bitewe n'inyungu runaka afitemo, kandi akiyegisikiza kuri nyiri igikorwa, akamubwira ati ngewe nari buzaboneka ariko ntibinkundiye kubera ko bihuraranye n'ubukwe nakiriye amafaranga yabwo. Cyane ko iriya dote ya Pastor Mutesi yabaye mu buryo butunguranye, nubwo bitatunguranye cyane, ariko umuntu ushaka kuwuteguza mu cyumweru atarakubwiye mbere y'igihe. Twamenye ko ubukwe buri kuri 23, nta byumweru bibiri byari biciyemo, ni icyumweru kimwe cyaciyemo tumenye invitation ya kabiri igihe dote izabera. Rero ntabwo byari gukuraho gahunda abantu bafashe, cyane ko ubukwe bwe yabugize ibanga. Ubukwe bwe bwabaye ibanga, byabwiwe abantu bakeya, abandi inama y'ubukwe bayikurikiranira kuri Zoom. Rero bitabujije ko ku myanzuro bifatirwa aho ngaho kuri Zoom itari gukuraho gahunda umuntu yafashe ku itariki ya 23. Rero ntabwo twagakwiye kureba ngo kuko runaka atagaragaye muri ubu bukwe, kubera ko atagaragaye muri ubu bukwe nuko barashwanye. Ferdinand yaramukaniye, yamubwiye ko abantu bamwandagaje, bamutesheje agaciro. Harimo Sabe, harimo ba Chita, harimo bari abankunda gospel, bamuhaga ibiganiro bakamushotora bagatuma avuga n'akaremurore. Abantu bari kuvuga ibintu byinshi kandi bitandukanye. Rero ntabwo twajyaho ngo turebere mu maso yacu,
bivuze ngo kuba Saba atarabonetse mu bukwe. Ikindi turabizi ko atari mu Rwanda, wasanga yaranabuze tike imuzana ariko akaba yarakanze akanyenyeri. Erega icyambere burya ubukwe ni ugutwerera. Niba umuntu atabonetse mu bukwe akagutwerera akakubwira n'impamvu atazaboneka, nimva iyo ngiyo atari impamvu. Haravuga ko mama Pasiteri atabonetse muri Buradishawa. Bamwe batangiye kwibaza se ni impamvu z'imyemerere, bitewe n'uko hari pase Pastor Mutesi yahaye mama Pasiteri, iyo pase ntiyagenda neza. Rero iyo pase yateranyije mama Pasiteri na Pastor Mutesi. Oya, ntago ariko biri, ahubwo amakuru biravugwa ko mama Pasiteri nawe yari afite ikindi kirori yari yakiriye abashyitsi iwe mu rugo ku itariki 24 yari afite abashyitsi bamusuye kandi atagombaga gusubika. Bari bafitanye gahunda imaranye igihe, hanyuma hikubitiyemo itariki yo gusaba no gukwa kubukwe bwa Pastor Mutesi iza nyuma ya gahunda abantu bari bapanze. Rero ndibaza yuko iyo atari impamvu yatuma umuntu avuga ngo kuba utagaragaye mu bukwe bwa runaka. Kandi ikindi n'ubukwe ntabwo bwari bwarangira, ubukwe buracyahari, ubukwe buracyakomeje. Ku cyumweru hari ubundi bukwe, kuri 30 hari mariage religieuse. Rero dutegereze turebe ko umuntu ashobora kutaboneka muri dote ariko akaboneka muri mariage, cyane ko ubukwe bwa Pastor Mutesi buri minsi itandukanye, ntabwo bwabereye umunsi umwe tuvuge ngo bwararangiye. Rero uwo tutabonye muri mariage, mu gusaba no gukwa, reka turebe ko tuzamubona muri mariage religieuse. Kandi niyo tutanamubona, numva ibyo atari ibisobanuro umuntu asabwa gusobanura impamvu abantu bataje mu bukwe ku mpamvu zabo bwite. Hari abandi bavuga ngo kado zatanzwe na Pastor Mutesi. Amakuru mu bukwe hatanzwemo kado nyinshi zitandukanye muri buri byiciro. Hatanzwemo kado zigera kuri 374, abantu 374. Hari abavuga ko bahawe, hari abari kuza bakavuga ati njyewe ntabwo nari kuza kwakira iyo kado y'amasogisi n'amamuchikopa, ntabwo ndagera kuri urwo rwego rwo kugurirwa n'undi mugore amasogisi na muchikopa. Ati njyewe iyo kado ntabwo nari kuyakira, ni agasuzuguro gakabije. Hari undi uza ati njyewe bampayemo umupira wagira neza, atari ko bampaye kado. Abandi bati ni ukugucecekesha kugira ngo uzabone amakuru ujya kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, uzabone uko ujya kuvugira Pastor Mutesi ku mbuga nkoranyambaga. Abandi bati njyewe yampayemo umwenda w'agaciro, yampayemo ikintu gihenze cyane rwose bitewe. Rero ntabwo kado ariko mana, abanyarwanda tugira amatiku, tukagira n'ayandi yaturenze. Nyine mu by'ukuri ufungira kado umuntu ukurikije uko mubana, agaciro umuhereza imbere yawe. Ntabwo bivuze ko buri muntu wese wari urimo hariya yagombaga guhabwa kado ihenze cyangwa ihendutse. Mu byiyumviro bya Pastor Mutesi, mu marangamutima yiwe, mu bitekerezo bye, niwe ubwe wari uzi buri muntu icyo agomba kumugenera bitewe n'urukundo agize ute amukunda, bitewe n'icyatumye amufungira iyo kado. Ntekereza ko umuntu adatekereza kuguha impano kubera yuko akwanze. Ubundi umuntu ukwangana n'ikintu aba yumva cyamuvaho ngo kikuzeho. Rero abantu bahawe kado rwose ni mu burenganzira bwa Pastor Mutesi, yari kuzibaha cyangwa akazibima, ariko akurikije buri muntu wese mu cyiciro cye uko amufata. Abantu bose mu byiciro byose, ngiye nabonye mu byiciro byose barahawe impano. Abatanga ibiganiro kuri social media, aba youtubers bamwe na bamwe, aba pasiteri ingeri zitandukanye, aba mama batandukanye, buri muntu wese mu cyiciro cye bitewe n'ukuntu yabanye na Pastor Mutesi yamuhaye impano ijyanye n'uburyo babanyemo n'ikibahuza. Rero ntabwo nibaza uvuga ngo bari kuguha ngo ntabwo ari kubona amaboko yo kujya kwakira yo kujya kwakira amasogisi na muchikopa. Umuntu aguha, umuntu wabasha kuguha muchikopa n'amasogisi nubwo tutazi koko nyirizina ko aribyo byari bifunze muri iyo kado, yawuvuga wanze, ntabwo yakwimenya. Byonyine no kugutekerezaho mu bantu bangana kuriya bari hariya, agatekereza avuga ati njyewe runaka mugeneye impano iyi n'iyi,
akagutekereza akaguhagurutsa mu bantu bangana kuriya, nabyo ni icyubahiro, ni hiti, ni ukuri. Mujye munyurwa kandi mushime, we kujya gusesengura ngo wibaze ati kuki agiye kuma impano abandi batagiye kuzibarogeraho, ati ni bya bindi byavuzwe ko ari umurangi, atagiye gufatira abantu benshi ku mpano, ati kuki abantu benshi yahaye impano ari abapasiteri. Ewana, abantu ntabwo dushobotse. Abandi bati mama sheri uzadukorera ikiganiro, uzadukorera ubusesenguzi kuri ziriya mpano zatanzwe mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Atese buriya, ati buriya ntiyaba ari uburyo bwo kugira ngo yifatire abantu muri ya myuka mibi yiwe akoresha. Umuntu afite uburenganzira bwo kujya kwakira impano cyangwa ntayakire, wumva uri kuyijijinganyaho, ukumva uri kumva itari ku mutima wawe. Byarashobokaga ko ari kuyakira cyangwa ntuyakire, ariko njyewe ntabyo mbona. Namwe mushaka ko dusesengura icyo kintu rwose muzabwire Mugwiza na Justin nibo babivuga, bazabisesengureho. Njyewe nta magambo nabona yo kubisesenguraho, kubera yuko umuntu atanga impano bimuvuye ku mutima. Ariko icyo gihombo cy'abantu 374 umuntu arinda kujyamo ngo kugira ngo abashyireho imyuka mibi, ari ibyo ibyakozemo hariya byose mu bukwe byaba byari biriho imyuka mibi. Ntabwo byari kugombera kurobanura ngo birahabwa runaka na runaka. Ababiriyeho twese, ababinyoyeho, urumva twese twari kwadukana iyo abishaka yari gufata ubukwe bwose. Ubwo rero kado yatanze mu muryango we, akazitanga mu muryango w'umugabo we, akazitanga mu banyamatorero batandukanye, mu banyamadini batandukanye, akazitanga mu bamama batandukanye, akazitanga mu basore, akazitanga mu bagabo, akazitanga mu bakobwa. Mu by'ukuri abo bose yari ari kubaturiraho imyuka mibi. Abanyarwanda twabaye gute? Kuki twumva kote negatifu gusa, tutakumva na kote pozitifu? Kuki tutakumva ko yabaturiragaho ibyiza? Njyewe ntacyo namujajingaho aho ngaho. Ikindi tumenyere ko mu bukwe hatangwamo amakado. Wenda ikirenze icyo Pastor Mutesi yakoze nuko yatanze kado nyinshi, kado 370 na hafi 400. Rero byari ngombwa mu mutima we, akurikije nuko abanye n'umuntu, n'icyo umuntu yagiye ni n'agaciro ahereza umuntu, nuko atekereza ku muntu. Gutanga kado rwose numva atari ikintu dukwiye kujajinga ngo twumve ko ari ibintu yari agamije gukorera abo yahaye amakado. Ntabyo pe, ntabyo ni ukuri. Kandi tujye dukizwa, twari tugendera mu iharabika. Iyo umuntu afite ikintu apfa n'umuntu, ntitukaye tubigenderaho, kuko mu nyangiro burya ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu nyambabwira, njyewe ikiriho cyiza ndakivuga, ikiriho kibi nkakivuga, kitagenda neza nkakivuga. Icyo numva uko mbyumva ku ruhande rwanjye bivuga uko mbyumva, bidakwiye ibitekerezo byanyu. Kandi ikindi, nimukajya mufata inkuru tuvugira hano kuri social media ngo niba nicaye hano kuri Nkindi Family TV show nkitereka nkaba mvuze ku muntu, nimukajya mwumva ko uwo muntu twangana, mwanga, ndamwanga se dupfiki, ndamwanga dupfiki. Aka ni akazi tuba turimo. Ari ibyo ngibyo rero ari urwangano ruturanga. Abantu bose bajya bahura bagatemagurana cyangwa bagashihurana, kubera yuko uyu munsi none umuntu aba ari kuvugwa, ejo hari kuvuga uwundi, ejo hari kuvuga uwundi. Ntekereza yuko rero iyo waje kuri iyi mihanda uba wiyemeje kuvugwa. Abandi bakibaza ngo kumarira ngo ya Pastor Mutesi mu bukwe ngo yari ari kurizwa n'iki, ariko badi ahubwo si cyitari kumuriza n'igiki. Kubona abantu bangana kuri yabuzuye sare ari wowe bagaragiye, none uvuye mu bihe nk'ibyo twari tumutwayemo, nanjye nishyiremo mu bihe nk'ibyo twari tumutwayemo. Buri muntu wese aturuka hari agatera ibuye, undi agaturuka hari agakubita ishoka, undi agakubita hari akajomba icyuma, undi agakubita hari agakubura, undi agakubita. Buri muntu wese akavuga icyo yumva kimurimo, ahubwo aho atarira ni ahubwo icyamubuza kurira ni iki? Muzi ko umuntu ashobora no kwishima cyane akarira, muzi ko umuntu ashobora no kubabara cyane akarira. Abantu bagira amarangamutima mu buryo butandukanye. Njyewe iyo nsetse nasetse natembaga aya marira araza, kandi mba nishimye pe. None se ubwo wambaza ngo narijijwe n'iki? Kandi nanone iyo akiza guseka, yari yasetse, mwabonye ukuntu yari yitwaye yemwe, yari yashyushye. Mbega umugore uzi ko rero witereteye umugabo, babonye ukuntu yiriwe yisekesha, none amarira y'ibyishimo aramusaze,
ati buriya yari ari kurizwa n'iki, ahubwo se n'igiki cyamubura cyabura kimuriza. Ariko uzi kubona abantu bangana nk'abariya buzuye muri sare, abandi bahagaze hanze, umutekano urinzwe kubera wowe. None wanatekereza n'ibihe uvuyemo, iminsi baguteze, amasaha baguhaye, abakubwiye ko uzasara, bakubwiye ko uziruka, bakubwiye ko uzicuza, bose ari abakuvuze n'abatarakuvuze, kuko ntekereza ko nta muhitubazi utarigeze avuga ku nkuru za Pastor Mutesi, n'utarazivuzeho ni bakeya, kandi abenshi bari muri burabuka, kandi baratashye n'umundi baravuga. Rero ntabwo twabuza umuntu abereho kuvuga. Noneho byongeye aka kazi dukora ni ukuvuga, udashoboye kuvuga rwose ntabwo simujya muntuka se, mujya mubwira ngo we byarakunaniye ngo vaho tora isuku ujye guhinga, ariko nta mirima ngira yo guhinga, nta butike ngira yo gucuruza. Murabizi abakunzi banjye nta kintu nyambahisha, ubuzima mvuyemo ntibunyemerera kuba nagira reka tubyihorere. Nta kintu nabahisha, ntacyo mbahisha. Icyo nshoboye gukora ni iki, nzagikora uko imbaraga zanjye zingana zose, nzagerageza. N'ibyanga ubwo ntabwo azaba ari domene yanjye, ariko ntekereza yuko bitazanga. Hamwe n'Imana, dufite Imana idusiga igikundiro, dufite Imana itwambika imbaraga, dufite Imana idutunga, dufite Imana itugaburira aho abana b'abantu batabasha kugera, dufite Imana ireba mu mbere handi muri stoke harimo ubusa, Imana ikavuga ati uyu munsi urarya, tukarya. Rero iyo Mana ireba igatunga itoroshi mu mbere, hamwe utabasha kwereka umuvandimwe, hamwe utabasha kwereka umuturanyi ngo umubwire ati uyu munsi noneho ndi kubona bimeze gutya, ariko Imana isumba byose ikadutungisha ubuntu bwayo, bugacya bukongera bugacya, n'ejo bugacya. Imana ishimwe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Buriya hari ibintu byinshi mba nibutse. Hari umubabaro umuntu agira ku giti cye, akicara atari bubwire inshuti, atari bubwire umubyeyi, atari bubwire umuvandimwe, atari bubwire umuturanyi, atari bubwire umwana bari kumwe mu nzu, akaba ari umubabaro wawe wenyine. Ugomba kwisimama ukitwara, ntacyo bagufasha, wowe ugahangana n'ububabare bwawe. Ibyo bihe ngewe ndabizi, kuko igihe cyo kubabazwa nakinyuzemo, narababaye bihagije, ndabizi. Rero iyo ukize inkuba arayiganira, iyo ugize Imana ukabona bya binjya nicara ubwanjye nta muntu tuvuganye, nakibuka indirimbo uvuga ngo nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko, ndebye imirimo yawe, mbura icyo gukora, ndatangara ndumirwa, mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarogeye, ingoma yawe niyogere, niy'abana barogeye. Iyo mbyibutse umubabaro umuntu agira ku giti cye, atari bugire undi muntu wo kumufashaho, njyewe mpereza Imana icyubahiro pe, icyubahiro ni icy'Imana. Nibyo rero uwo mubabaro niwo Pastor Mutesi yaciyemo, tutari bumufashe ahubwo turamujomba. Uwo mubabaro niwo Ferdinand yaciyemo, ntacyo turi bumufashe, ahubwo turashakisha amakuru hirya no hino, no muri Mozambique aho yabaye, no ku Gisozi, ni Rubavu, no ku Kibuye, tukazana amakuru yayandi nyine yo kumujomba. Rero ibyo byose umuntu abyibutse, numva nta kintu cyatuma atarira amarira y'ibyishimo. Abantu bagira amarangamutima mu buryo butandukanye, umuntu ashobora kwishima akarira, undi agashobora kwishima agaseka infini. Ubwo rero kujajinga amarira ya Pastor Mutesi
no njye ntabwo nabishobora, ndabizi ko kwishima bibaho. njyewe ubwanjye simvuge ko njya nicara mu rugo ngo nkaririmba ngo nibutse iminsi ya kera, nkarira nkibuka nyine ikiniga kikamfata, nkibuka ubuzima nabayemo, ubuzima mvuyemo, ubuzima ndimo, byose amarira akamanuka, ntawe unkubise nagize ne, ariko simba ndize kuko mbabaye, mba ndize nishimye, bati nibutse uburibwe nabayemo, nibutse umubabaro nari ndimo, nibutse ukuntu byangendekeraga kugera kuri iyi saha ko ntarabasha kubivuga. Ndicara nkavuga, uzi ko muzi yuko hari igihe njya nicara nkavuga ngo uno munsi ndavuga ku buhamya bwanjye, nkavuga ngo ndavuga ku buhamya bwanjye, ngo ndabwira abanyarwanda ku kintu kijyanye n'ubuhamya bwanjye, ko noneho ndabaha ukuri. Mwandika intangiriro nagiramo hagati kivanga n'umusozo, nagera ku musozo nkasubira ku ntangiriro, ngiye nibuka n'ibindi ntavuze kandi ntanditse, nkabura aho mbihera, nkicara nkaririmba nkarekera aho, bati Mana amashimwe yanjye urayazi, mpora ngushima uko bwije n'uko bukeye, gusa ujye wumva ko ngushimira, ndagushimira mbikuye ku mutima, nunshoboza ukavangura ibivangavanze muri njyewe, nzabivuga ashize amanga, ariko kuri iyi nshuro kubivuga birananira. Rero hari igihe umuntu yishima, kuvuga bikamunanira, kuririmba bikamunanira, guseka bikamunanira, kurira bikamunanira, ibintu bikagenda bikamuteraniramo, ajya kumva avugije akamo kubera ibyishimo gusa. Rero amarangamutima afata ukwinshi. Hari abandi bavuze ngo Pastor Mutesi kubera iki yapanze ubukwe butandukanye, yapanze ubukwe Dota akayishyira ukwayo, mariage religieux akayishyira ukwayo, n'ubwiyemezi bw'uko yerekana ko afite amafaranga n'ibiki ibintu byinshi. Nk'abantu mwe, ubukwe hari formule bugira? Niba warakoze ubukwe bwawe ukabukorera umunsi umwe bitewe n'ubushobozi wari ufite cyangwa n'ubwumvikane mwari mufite muri famiye, undi nawe akavuga ati njyewe bitewe n'abantu banjye ko nteganya kubakira muri dote, sinshaka kubakira birukanka, nshaka ko bicara bakarya bakanywa bakizihirwa bakabyina bagahaga. ni ngombwa ko yagombaga gukora ubukwe ngo bukore bava mu gusaba bajye mu gusezerana, bave mu gusezerana bajye muri reception. Ubukwe nta formule bugira, bitewe n'uko abantu babiri bumvikanye ubukwe bwabo buzagenda niko babupanga. Ikindi mu bushobozi bw'umuntu, ibyo abantu bakonsoma umunsi umwe ni nabyo bakonsoma iminsi ibiri, kuko n'ubundi ntabwo ibyo gusaba n'ubundi bikora mu gusaba. Muri reception ntabwo batari ibyo bakoresheje mu gusaba ngo bijyane muri reception. Rero bitewe n'ahantu n'umugeni agomba gutaha, si ngombwa ko bakorera muri sare imwe, keretse abantu wenda bari bashakana ahantu hegeranye, wenda nibwo bashobora kwifashisha sare imwe akaba ariyo bakoreramo. Ariko noneho umugeni ari kuva i Masaka ari gutaha i Kinyinya, ukajya gukodesha sare ngo ubwo bukwe bwose ngo niyo buraberamo. None ikindi twibagiwe ko bakuyeho gusezeranyiriza abantu mu masare, ahantu hatagenewe ibyo bikorwa. Bivuga ngo bazajya ku rusengero bavemo bajye muri reception, ntabwo bazasezeranira muri sare nk'uko abantu babivuga, ni mu rusengero. Rero abantu muvuga ibintu, umwe akavuga ibye, undi akavuga ibye, umwe akavuga ibye, undi akavuga ibye, biraducanga. Izo social media nyine zaje, buri wese bari gushaka umukati n'ibirayi, ntabwo twamenya ukuri kuba kuzwi na nyirako. Ariko numva nta mpamvu yo kujajenga impamvu ubukwe babushyize iminsi ibiri itandukanye. Biterwa na disponibilité y'abantu, cyangwa bigaterwa n'uko ubukwe bwawe ushaka ko bugenda, cyane ko nta formule tuzi nk'uko bavuga ngo ushaka ubuso bwa kare n'uruhande gukuba uruhande. Iyo ni formule izwi muri mate, uvuga ngo ubuso bwa kare ni uruhande gukuba uruhande, umuzenguruko ni uruhande dukubye kane, sibyo? Iyo formule nyine nayize muri geometry. Muri geometry twiga ibinyampande
n'uyu munsi umwana wanjye nawe ni uko nari nyizi nawe niko ayiga nawe niko ayizi. Rero ubukwe bwo umuntu abutegura uko ashatse, ntabwo abutegura nka formule za mate, ntabwo abutegura nka ya pi yo mu wa gatatu yo kuri cercle ku ruziga avuga ngo pi ingana na 3:14 asubundi ibintu by'imibare mbigezemo gute. Rero ntihinduka. Rero formule y'ubukwe iyo irahinduka, nta yihari, nta tegeko riratora ngo ubukwe buzajya buba gutya mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Ubukwe ni umuhango nyarwanda ugomba kuba bitewe n'uko imiryango yabyumvikanyeho. Rero numva icyo atari ikintu cyo kuba twajyaho ngo tuvuge ngo se kubera iki ngo bavuze uku nguku, kubera iki babikoze uku nguku. No, abandi ngo ubukwe bwa Pastor Mutesi kubera iki nta jambo ry'Imana ryavuzwemo, ni igiterane se yari yakoresheje? Cyari igiterane cy'ivugabutumwa yari yakoresheje? Ako mujye mutandukanya ibintu. Ese ubundi ijambo ry'Imana ryerekana ko abantu mukijijwe cyane ra? Ubu si umunsi kw'isengero zifunze, ntabwo ijambo ry'Imana turisoma ngo turyumve. Dutegereza yuko abantu baza kwitubwirira aho ngaho. Duprofite tujye kubwiririza muri sale y'ubukwe. N'abantu mwerega ibintu byarakomeye. Tujye kubwiriza muri sale y'ubukwe ngo nta muhanzi uririmba iz'Imana wari uhari, ni igiterane yari yakoresheje. Ariko abanyarwanda turagorana, n'abanyarwanda turarushyanya. Ati umuntu yitegereje inka y'umuturanyi, arayireba areba ukuntu ari nziza, areba ukuntu ikamwa menshi, areba ukuntu imeze neza yitaweho, abuze icyo ayinenga ati dore urwo rucebe rwayo. None namwe ubukwe burabaye mubuze icyo buvuga, ati habuze ibi. Abandi bati hari gereza, bari bateguye icyumba cyo gufungiramo abantu bari bufate video. Kuki se utubahiriza ibyari byavuzwe? Ure bavuze ko gufotora no gufata amavideo bitemeye, we wari uri kuyafatira iki? Ikintu niba cyategujwe ukabibona ko hari ingamba zafashwe, kuki urenga ku mabwiriza uri guhabwa? Nawe uri ikigande. Rero banyarwandakazi ndabakunda cyane, muri abantu banje, muri ingenzi. Nkindi Family TV show twifuza ko izaba umuryango mugari. Uyu munsi ni gatoya pe buryo bugaragara, ariko twifuza ko uzaba umuryango mugari wagutse, uvugira abababaye, ufasha abakene, usura abarwayi badasurwa kwa muganga. Turabyifuza, ariko impamvu z'uburyo n'ubushobozi ntiziraboneka. Turacyishakisha, ariko ndabizi ko bizagenda neza. Imana izagenza neza kandi cyane. Murakoze rero, mukore subscribe, murayikinga ibiganiro byacu, mubisharinge bigere kure. Na bikabyo biba birimo wenda ngo tuvuge ngo turavuza induru cyangwa dushyiremo igikabyo kirenze, tuvuga ibikwiye iby'ibitekerezo byacu bidakuyeho ibyanyu. Rwose ndabinginze mumfashe, mwongere mumfashe byibura uyu mwaka uzarangire ngeze ku 15,000. Ndabakunda rero, murakoze, murakagira Imana n'amafaranga. Ndabona ijoro ryaguye.